ikipe itsinda yishakira abafana ubu haraho mwabamuye ubu nkeka ko bizaba bifitemo akabalance mo gake sibyo ko bitahita bigera wenda mu rwego rwa patriote gusa abazaza bose ndabizi hari n'abazaza nta kipe bariho ubu ngubu bavuga ati bitsinda niho turi bitatu njyaho gusa nababwira azaba ari game nziza n'abakinnyi bose bafite experience kandi na REG ifite ikuye muri Senegal nk'uko patriote yikuye muri bari ya mbere azaba ari umukino mwiza kandi ngira ko umuntu wese azenjoye abafana biteguye umukino mwiza biteguye vuba nziza basket kubera ko nk'uko bivuze REG ifite kandi form imeze neza na patriote nayo ikeneye intsinzi kubera ko twatakaje weekend nk'uko nabibwiye urumva ko REG izasa nk'ije gukonfirma ko ikimeze neza natwe tuzaza tuzi gushaka ko tutatakaza undi mukino urumva ko level ya basket kumufana wa basketball mu Rwanda wese azaza agirwa n'umukino mwiza. Hanyuma imikino ya finals yo mu kwezi kwa gatanu muyiteguye gute? Ama equipe na iyi conference ntabwo irakina ariko mu minsi yavuba mu kwezi kwa kane muraza kumenya abandi bazaza kugira ngo challenge ngane muri kimwe cya kane kirangiza. So ni imikino mwiteguye gute? Abanyarwanda murabashishikariza murabahumuriza murababwira ati muti birashoboka ko igikombe twakiguma nano cya Denmark. Ibitegura ibintu byiza barabibonye nimba twayikaye kuri atari mu rugo none tuba turi kumwe n'abanyarwanda twatakiye ikipe hamwe kuko tuzaba igikombe cyo tubasaba no kudushyikira bakatuba hafi kandi tuzakunda kuri imyitozo ku buryo niba nadutsinda cyangwa se n'ibizaba byose ariko bazabona ko hari imbaga zindi ziyongereho kuzo twatanze muri Senegal. Hanyuma umutoza mushya mwabonye gute? Abakinnyi bashya mwabonye mu ikipe ya REG mwabonye gute? Ese mubona mu kwezi kwa gatanu hakenewe izindi mpinduka muri equipe yanyu cyangwa babongera andi maraso mashyashya? Niyo zaba ntabwo zaba ari nyinshi. Ikindi abakinnyi bashyashya n'abakinnyi bumva basize hamwe nabo uko mwababonye buriya uzanye umukinnyi akishyira ku rwego rw'abanasanzaho akenshi muratsinda adashatse kwishyira hejuru. Ikindi umutoza n'umutoza mwiza umutoza uri kandi cyane kandi uri positive cyane niyo ukoze amakosa arakora ukikosora wowe mbese muri make nibyo nakubwiye ikipe yashyize hamwe cyane niyo mpamvu twagize intsinzi n'abantu umukinnyi wanyeneye iterambere wenda gisumbuye ku byo mfite ntabwo bivuze ko REG ndi mari ikipe mbe ariko hari izindi zishobora kuba wenda zifite icyo zirushamo gake. Amagambo make rero nyuma ya bare Imana nibishaka mfite ama connection mfite aho tuvugana nyuma ya bare Imana nibishaka nshobora kubona ikipe hanze kuko aho tuvugana already. Ariko ibyo zina wa mugani ridakwirwa kuri tableau mere cyangwa umusaza akubwira ko igitekerezo cyavuye ni mere niyo nasanze nyine ebana n'igihe usanga n'igihe izina rero na situation umuntu abarimo n'igihe usanga no mere ari kwise na situation atari mbabwa ruko yibabariye nyine ni uko numva ntabwo nabise nasanze ari uko ngako ndarikunda muri make.